Yo, ni Generous 44 Mungu wanyu, Mungu mkuru mgache. Kora subscribe kuri Ivuka TV. Paritse neza, nanzara mfite ndi kumeza. Ndimo neza mugiye muke babari kucyatsa. Nindu neza rubanda kuba mugiye gukora imizigo. From sea to hero, Drizzy kaza nkabaho umuriro. Bizagusaba kutagoheka, amangu yafate nk'ijoro. Hindura indoro, genda buhoro, jya duhaye umukoro. Abahungu bakora ubukorikori, abakobwa bakeneye bijuteri nacyo mwavugana udafite ubuceri bagukina birenze ibyo Tom and Jerry. No kuvuga ngo umuntu mu cyabwo mba nifuza ko tuzongera kubonana. No cab, No cape, no bamshi, no fuck around. No kuvuga ngo umuntu mwana umemukiye ko ngende nta makemwe uranyita nta makemwe. Riba nk'iki kinyobwa rero ino marke gifite sinziza mba nabihishe. Baduha amafaranga tuyamamaze. Skate nandi mufitanye na ko n'umuntu skate twahoragaje kunyambika style muri video. Niba umubona ibyo birakureba kubera yuko nago umuziki wongera uzurenze ibikenewe. kongeye kubasuhuza bakunzi b'Ivuka TV nkuko dukomeza kubibabwira umunsi ku munsi tubashakira ibyamamare bigiye bitandukanye muri no industry yacu nkuko muri kubibona kuri kamera z'Ivuka TV hariho umuntu musanzwe muzi nawe uvuga umugabo ahari bamwita HTDE ndikonge muri beat hustler number 1 last kuri street call me the king no surrender ni retreat hip hop ni diningera mu nkicana makini ni umuhungu wanyu Generous 44 bamwita Generous 44 abantu bazi umuziki nyarwanda ntabwo tubibwirwe tubivugaho cyane ndabona ariko ari kumwe n'abasore be twagira ngo mbere amaze kwivuga nabo agira icyo bavuga je ndi kumwe na Young Brother muramuntu wanje kona producer wanje kora ama video bamutaga what's up not Ben muramubona mu muziki vuba imbere cyane uko muri Generous Music ari moto nuvuga ngo muri mu gikoni muri gukukinga something yeah nkuko abantu benshi mubizi Generous 44 ari mu bantu batangije umuziki wa hip hop hano mu Rwanda nawo tubishidikanyaho muri kumva ngo Manu Revolution wenda tekereza atarimo ari muhubwo mu batangiye iyi njyana ya hip hop oya naguza kungeranya n'abana bakoze muri covid cyane kandi bakoze muri covid bazamukiye muri covid mu cyorezo ariho ahubwo bahitinze sofa turagushimiye kuba wemeye kubana n'Ivuka TV murakoze cyane uri mu baraperi bagerageza guca bugufi kandi bagikomeje discipline nkuko abanyarwanda benshi discipline ni sawa cyane biranshimije kuba nsanze uri kumwe na equipe yawe abantu benshi bakunda gukora ariko nibagaragaza aba bari kumwe nabo mu buzima bwa buri munsi iki ubivuga iki 44 wenda si byiza cyane kwirengagiza abantu bashobora kuba bagutera intege mu byo ukora sibyo ngiye mba ndi kumwe na team yanjye imfasha dufashanya WhatsApp nta muntu bazanga niyo mpamvu mba ndi kumwe na team yanjye sibyo ndi kumwe n'abahungu bakora video ndi kumwe n'abahungu bakora audio Generous 45 ameze neza WhatsApp nta kibazo abanyarwanda bakomeje babo enjoying disoba tumva ndisoba munyenyeri zindi ndacyumva ibintu muri kunywa abantu bakudukurikiye kabisa ikinyobwa ni ikihe muna watangiye kubona amakapu ikiba cyitse umwimerere n'abandi bakiri bafite ibinyobwa bareke tubamamaze baduha amafaranga tubamamaze umwimerere nyuma y'umwimerere tuzabakoma inzoga za magana atatu turagira ngo ugire ikintu uvuga kuri abantu bamamaza inzoga za magana atatu inzoga za makeya je nago umuntu uvuga ngo inzoga za makeya kuko icyo gihe wabashije kwigurira mwana hari abazamamaza kandi ni kwamamaza ni kimwe no kunywa ni ikindi abazinywa bo ntabwo tubavuze ntabwo turi buvuge kwamamaza n'abazinywa ibyo binyobwa turabireka
ahubwo iyo wanyweye washimishije umutima wawe kuko icyo umutima ushaka amata aguranwa itabi nta muntu wo kubwira ngo haka inzoga za make nangaye ko nta nzoga igura 5 y'amanyarwanda biterwa wenda agatima kabi gashobora gutuma ushaka Hennessy wenda ufite ya mitsingi ukavuga ati ukifuza ariko mwana n'uwaguze imitsingi n'uwaguze peti imitsingi uwo muntu abiguze ku bushobozi bwe ntago wamusuzugura ameze neza man niyo mpamvu ugomba guturisha umutima wawe ntukifuza ibintu utaza kugeraho aku watanu wa 5 baratandukanye wenda wa 5 ariko yibwiye ko nkwiri kunywange boro zirenze ariko nawe ari kunywa inzoga aku watanu nawe nuba iri cyo kintu yashatse ariko yanywera bite wowe hari akantu ushaka kureba muri no minsi wenda mukanya turaza kukavugaho Fofa umuziki wawe muri no minsi bimeze gute abanyarwanda muri kubategurira iki ndetse na team yawe mbona ikuri ruhande ndakekereza uri ku ruhande akora video agakora kuri tusha ku ndirimbo ni n'umuhanzi nawe no kuvuga ngo nawe muri no muziki uri kumva ko hari abo mu byo ufite hari abo wazamura man rero birashimishije cyane kubona umuhanzi nk'uyu wenda wagize icyo afasha mu Kinyarwanda muri rusange uvuga noneho nangereka nkuko abandi babikora ngira abahanzi managing ku ruhande rwanjye babashe kugendera wenda mu bitugu byanjye kugira ngo nabo ejo nejo bundi wenda bazageraho ngeze sorry ni ukuvuga ngo wenda tutabiciye ku ruhande kuki mu bantu bose bari mu Rwanda wafashe n'umusore kugira ngo aze nawe akora umuziki ari kumwe nawe ari wo mu managing uzi Kinyarwanda se cyane utera uburezi arabwihanza waba uri umunyarwanda bro oya man reka tujya tubyemera nubwo turi abanyarwanda hari igihe bitujabuka byakujabutse rero utera uburezi urabwibanza ni young brother man murana safasho kugusa nago ndi byaramwero na Muhima nago ari ibyo bintu wagenda nago ari criteria wagendaho ariko itonde nago criteria yuko abantu basa bavukana hari cyatuma mushobora kuvukana ni kimwe kubasonanye ko barababyaye none itonde ari n'undi muvandimwe ushobora kubura umuvandimwe mukabana nkaho usonye ko bababyaye ndi kumwe na team yanjye turi gucininga sibyo dusanze muri video turi gushutinga ni nacyo kintu cy'umwihariko nagira ngo uyu munsi tuze kuganiraho mbonye team yawe mwese mwaje gufasha umuhanzi Foxy nekereza ko nawe indirimbo ye vuba ahangaha turaza kuyibereka murabona ko kuba umuhanzi ari gusapotinga abandi badafite n'indirimbo nimwe ndatekereza wenda Foxy uramuzi kundusha kuko Foxy ni inshuti yanjye igomba kuza muri genge ifite imiziki twika abantu batwika bakomeze batwike bitwike ariko Foxy araje aremba dream imeze neza aremba umuziki umeze neza bakore subscribe bajye kuri Foxy bajye kuri official Generous 44 bajye kureba Ivuka TV mukore subscribe you know what's up ariko uvuze iki kintu kuko ni nacyo kintu cya mbere gitumye tunabaganiriza ni na team yawe ngari kuba muri no industry hari abantu bagerageza gufasha abandi iki kintu utekereje neza ubona cyaragabanyutse aho usanga buri wese ari nyamwigendaho aho gusanga ari amashyari n'ibindi ese ibi bintu nk'umuhanzi wenda umaze gutera imbere ubibona gute kamera yangira controller nahuye n'abantu beza nahuye n'abantu babi nukuvuga ngo nzikiza ni okay you know what's up nzikiza ni kibi umuziki dukora cyangwa se akazi kandi umuntu akora waba ukora mu gishanga ugiye gushyiramo bakadahumeka kugira ngo batakadahumeka kanga inyoni zitaza kukonera sibyo waba ukora ahantu babaza uri kumwe n'umubaji n'iki akazi kose kabamo ubugambanyi kabamo umuntu ifitina ishyari rero ibyo ngibyo ngiye mu isi mbamo isi yanjye ubundi mba muri paradizo bro nje mba muri paradizo ntago mbara yuko ubuzima ari bugufi mbara yuko mba mu buzima bwanjye kandi bwiza
iri jambo no 100 years cyangwa na myaka ijana uritekereza iki Generous? iriya jambo nifata nkaho umuntu ku giti cye yafashe icyemezo cyo kubivuga ariko habaye icyo bita hagena Imana. Uwo muntu abivuze se ni Imana? Hagena Imana nyine. Abo bavuga ibyo barebye. Umuntu ujya kuvuga ngo no 100 years hari ikintu aba yarebye akavuga siko. Mva ngumbwire. Umuntu wanariza akanariza n'Imana uwo ngo muzamenye ko ari madafakeri. Junior Giti wariza. Ushatse kuvuga se katabikoze neza buriya. Junior Giti ubwo ni madafakeri kuko ni madafakeri. Hagena Imana buriya Junior Giti ni madafakeri. Ni madafakeri. Junior Giti ni madafakeri. Ko nesugo yavuga ngo na myaka ijana unundi ubivuga wese ndondo wabikurikije ngo mubwire ya ni benshi nabaroki nabande bose iri ba madafakeri. Abo bantu uri kwiha urumva Generous baza kubera byiza ko nzi ko bazayireba n'interview. Uratekereza ko ari umuntu ntinya kwisi nanjye ubwanye nditinya ubwo nta muntu wundi ntinya unge nditinya ku giti cyanjye. Generous Forfo akoze asanyibutse ibi bintu nanze kubivuga aratuma mbivugaho. Generous Forfo mureba yahoze akorana na Rocky ufite icyo bita Rocky Entertainment bakorana imiziki itari mikeya. Uyu munsi si bakiri kumwe ari nabyo tuvuga yuko muri industry harimo akantu ngo ibi bintu Generous Forfo kuri kwikorana nta kintu byaba byarasubije inyuma ku muziki wabo. Ntago cyabura tu ntago cyabura ariko ndi OG. Ubwo umuntu akuze Generous icyo gihe hari amahirwe ko yabona Generous agomba kumukurikira. Utaramukurikiye nawe ntagazi byarimo nta gahunda aragira. Ariko icyo nabwira wenda abanyarwanda ndi gukora umuziki mwiza. Igihe kigezeho let's get it dukora umuziki mwiza. Ntago nkeneye ngabo miliyoni mbone ndi kurimba ubugoryi. Nkeneye miliyoni ze kumbona mbaha amagambo meza full package. Ntago nzo kuvuga ngo nafashe flight ya 4 pm ntaragira Tanzania. Iyo flight iragera. Bro ubwo se ahango nanone hari ikintu iyo ndirimbo ni ya Ish Kevin ndumva ari wabirimbye. Oya ntago mvuze ibyo ngibyo. Okay nta kibazo man. Urugero ngo wenda uravuga ngo mfashe indege kandi nari nitikiye mu Gatsata nahebuze. Ubu Charlotte kuri Ish Kevin akoze indirimbo nziza. Shout out to the nigga man. Shout out that's my nigga. Ish Kevin nigga arabizi kandi turubahana aranyubanda mwubaha. Nukuvuga ngo mukanya ngubashije ikibazo urambwira ngo kuba naratandukanye na Rocky hari byinshi wenda akakanya wenda nasubiye nyuma ariko noneho ndi gukora injyana nje nifuza ndi gukora injyana izagirira abanyarwanda benshi akamaro. Ushatse kuva mukiri kumwe ntago byagendaga neza Forfo? Nje nango umuntu mbaze kuri Rocky cyane. Wenda Rocky tuzavuga next time akakanya saka Rocky. Icyo nsicyo ndi umunyamuziki nkora umuziki mfite studio nkora mu muziki mbana n'umuziki mba mu muziki. Umuziki ni ubuzima umuziki ngo wamumbamo maniga nimuzongeye kumbaza ibya Rocky man. Icyo ari gukora ni umuziki nyarwanda uzagirira abanyarwanda benshi akamaro. Uyu munsi tukubonye mu ndirimbo igiye gusohoka. Iyi ndirimbo wenda wewe wari uyirimo wayivibingaga muyitezeho iki itandukanye n'izindi wari uri kumwe ni drill umuhanzi Fox ari gukora. Ese urabona byibuza ni nuwe mwihariko wajemo nk'umuntu wari uhari waje gusapotinga mugenzi wawe? Nkuko bisanzwe dukora ama video nyine tu ako wa mugani wa mwihariko uburimo ubugaragara tu nuko abantu bose batuje bameze neza bafashe lunch they have a drinks man. Ubukwe ni bumeze nk'ubukwe ubukwe video yose imeze nk'ubukwe man nka mariage kuko nuwaje aragusaba ndamwe iki ni mariage. Twakoze mariage man video nyine nziza tu. Fox ni umuvandimwe ni kivandimwe gikuru sibyo umuvandimwe nkunda man afite discipline nziza man sibyo niyo mpamvu nitabira ngavuga nago nakoshona ariko mwitege video yande ya Fox. You know what I mean? Yeah brother. Ntago nakubeshya kugukunda subusembwa ngo nabica amarenga kugukunda subusembwa
This is what it is, you know what I mean. This is what it is, you know what I mean. Yeah, the song dedicated to my nigga Foxy. Of course, if you don't see that, man. Yeah, I see ya. Ya no kuvuga ngo murabona ko aba ari abantu bari gufashanya muri industry ni group iri gufashanya kugira ngo uzamutse n'uri hasi bose bazamukire rimwe. Nuri kwa mutwe azamuka. Nawe agereye amahoro. No kuvuga ngo utweretse muri umuna wawe nawe uri kuza mu muziki twagira ngo nawe umuhe mic. Nk'umuntu nawe ugiye kujya mu ruhando rwa muzika nabo banze yibwira noneho abanyarwanda badukurikiye abereka icyo bita vibe. This is my younger brother, bro. Ni munanje akora hano muri fra kubwira. Mimi kambaze mibuke. Imigero cyakangaye. Nginzira nibwire umugenzi. Reka batwita bareshi. Ndiko muhige wa kweshi. Umutwe mani ndi fresh. Kubanze kuvuga yaheze mu nda kwa nyina. Hari iby'amasabo n'umutima ukirengagiza ngaheza fake friend kuri bench. Abanza gwe mu ngoma ye cyane no kugira ngo abanza bereke ko abanyarwanda aje kabisa meze neza. Let's get it. Come on. Nzira nibwira umugenzi. Reka batwita barezi. Ndi ku muhigo wa keshi. Mu mutwe mani ni fresh. Ikindi wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Ya nyina. Ari iby'amasabo n'umutima ukirengagiza ngaheza fake friend kuri bench. Burya nasanze ari benshi ndi ku muhigo wa keshi mu mutwe mani ndi fresh bamwe nahaga imisini 50 nibo bari kunjya sin ntago mbeshyera amajini cyangwa abaneza nyabi shwishwishwishwishwida maniga bayita sin sini jya kuri YouTube channel ya Notabene urayibona bayita sini iri kubikora maniga. Notabene official urayisangaho. Kuba uje mu muziki harimo grand frère wawe wanditse izina urabona biri kugufasha iki? Man cyambere ari kunyereka inzira ngomba gucamo nkakira ku byo ngomba kugeraho maniga kuko nawe ababivuga ati petit frère hari ikintu ndi kumubonamo kigomba gukora akazi. Urumva ko nawe arabivuze aravuze ngo byanga byakunda hari ahagomba kumwereka agomba kunyura hatandukanye naho we yaciye kuko niba hari amaho yaciye naga kanyoza yacamo wenda nibyakubuza nayo gusirabura nk'umuntu uri gukora music inzira yaraziyaruye maniga yagiye harura. Urumva ko n'abandi bose mutwe ba petit frère banyu abavandimwe baturutse hirya no hino mu basapoti birashimishe kuba Genius for ari kuvuga noneho as family reka duha abantu icyo bakwiye kandi buriya byanga byakunda vuba cyane tuwaza kubona umusaruro. 44 urabona ko byakunda petit frère arimo neza wowe wamudescribe nk'uti imbere y'abantu wenda bashaka kubaza okay petit frère aririmba ariko byibuza nk'ikintu wowe cyatumye umbwa petit frère ibi bintu kabisa bikomeza niki umuntu aba afite ikintu yumvamo cyane ushobora kwiyumvamo agronome ukaba wa muntu ushobora kwita ku biribwa cyane cyangwa ushobora kuba muri veterinary wita ku mapusi n'imbwa n'iki n'iki amatungo n'intama n'inyoni byose. Murumanje ni ishumi yanjye ishiye tuvuze ishumi ni mu mvugo z'iki gihe zivuga ngo umuntu ni inshuti yawe ishumi ni inshuti yawe ikintu yahisemo ni umuziki ariko umuziki tugomba kuwukora twe dukora umuziki niko kazi kacu bro afite kandi kazi ariko arawukunda ngiye ngomba kumujyana magatwika nk'uko abandi bahungu batwika
dusa nko gutwika mani Born Star Boy twe twavuze turi abastar nago tujya mu nyamakuru ngo tubone ko turi abastar twe twavuze se turi abastar that's what I'm gonna do ndikumwe n'umuhungu wanje twe twavuze turi abastar man twavuze turi abastar go you already know I'm Star Boy you know family know I'm Star Boy you know for ndagira ngo wenda nk'abantu badukurikiye nagwa baza abenshi wenda babona output akenshi ariko nagwa bazi ukuntu man umuziki uvunanye twagira ngo mujye nk'ikintu muvuga ku bantu n'ubundi man murabiza araba director haraba video vixen haraba niba shootinga haraba kora aba producer ya promoter aka kazi nako kabakoroshye ese nk'abantu wenda man ukoze ingoma nigiye hanze aba bantu nyine usanga n'ubundi everyday bashaka gukora ikintu gishaka gusubiza umuziki w'umuntu hasi aba bantu tuba tujya mugira ikintu mubavugaho mubagira inama man nimwe kuko nimwe baba bakorera namwe nimwe mubakorera ariko iyo bamwe bisha ibintu man naga abantu babona icyo bagakwiye kubona twagiye ikintu mugiye cyo mu kivuga urakoje aba promoter mu Rwanda icyo barebaho ndabareba nk'abafera gicucu Ruganzu biri mu ndirimbo yanjye cyashye bita Ruganzu ndabareba nk'abafera gicucu ngo dobo yigarukiye rimwe kabiri ngo twimanukire kashugana rakatiye icyo nibagiwe nimitagiye paritse neza nanzara mfite ndi ku meza ndimo neza mugiye muke bari ku cyatsa nindu neza rubanda kuba umugiye gukora imizigo from sea to hero drizzy kaza nkabaho umuriro bizagusaba kutagoheka amangu yafate nk'ijoro hindura indoro genda buhoro jya duhaye umukoro abahungu bakora ubukorikori abakobwa bakeneye bijuteri nacyo mwavugana udafite ubuceri bagukina birenze ibyo Tom and Jerry nusara baguha imigeri KGL niyo siri nusara baguha imigeri abasara barabaye imigeri uza nibi bintu byo kuba umuntu niba agoye mukiye hashaka kujyayo imigeri no kuvuga ngo umuntu memukiye agomba nifuza ko tuzongera kubonana no cap no bamshi no fuck around no kuvuga ngo umuntu mwana umemukiye ko ngende nta makemwe uranyita nta makemwe nawe niwikema nago nikemanga nubwo avuga ngo inyamaswa ndacenga yanishwe n'umututiza ariko ndi yamunyamaswa nayo bizi byose sibyo ariko I'm good ariko nanga huruto I'm just 44 I do best I mean murabona ko byanga byakunda ibintu biri kugenda birushaho kuba byiza abahanzi bakomeje ubwabo kugira ngo bakomeze bafashe industry gukomeza kugenda neza urabona ko rwose mu kiganiro nk'iki ngiki ba bitandukanye mujya mubona ari abahanzi umuntu yicara wenda so kuva ko babuze ko babigenza ariko iyo bari muri video shooting bafite akantu bari kunywa niyo mood bikenewe ni na mpamvu tunavuga ngo abantu mufite ibinyobwa mwamamaza bari abastar barahari kugira ngo icyo kinyobwa cyawe abe yagishyira muri video riba nk'iki kinyobwa rero ino marke gifite si nziza mba nabihishe baduha amafaranga tuyamamaze oya iki kinyobwa ntago nacyamamaza mbakubise aka kantu nkakigera gutya baduha amafaranga tubamamariza tubamamariza ikinyobwa kiranaryoha cyane ariko as long as bataraduha amafaranga we no need to promote them cyane so ndagira ngo nk'abantu wenda bakunda fofo muri iyi minsi bitega iki uri kubapangira iki wenda ingoma umaze gukora nyuma wenda yuko muri management wari urimo ubu bimeze gute kuko nuko byivugiye bavuze ngo of course navuye muri management ariko nanjye ndi gukora kugira ngo abanyarwanda noneho babone ko nanjye hari byinshi nakora birushije wenda kubyo nabikoraga mbere nari kumwe nabo muri kuvuga nicyo mwita management n'icyo gikoze ngiye nakoze icyo bita Rock Entertainment nicyo gikoze just 44 sibyo kamenyero yenze nyina abantu baramenyera ariko ntari sibyo bakomeze banezerwe babeho neza nanjye meze neza man nago ndindushito
meze neza cyane. Haricyo ndi kubona Sky tumufitanye indirimbo ko mbona aje kukureba. Sky ndi mufitanye na ko n'umuntu Sky twahoraga aje kunyambika style muri video. Ko ndi kumubona hano ndagira ngo niba umubona ibyo birakureba kubera yuko nago umuziki wanjye arawuzurenze ibikenewe. General Sporifo ni umuntu uri straight. Nari mubajije urumva ngomba kubaza ibyo ndi kubona nicyo mba mbereye aha ngaha ariko murumva ko we hari abantu batakorana n'indirimbo ukuntu byumvisha. Ese Sporifo nge kuko mba mbona kabisa uri mu bahanzi bake uyu muziki basa nkaho babaje cyane. Ibi bintu mbikubajije hari impamvu. Kubiki nubwo muri gukora umuziki ariko musa nkaho mani mufite umujinya mubabaye biterwa n'iki? Biterwa ni kwa kundi ubundi urukwavu hari umugani njye nkunda ikinyarwanda cyane, aho mwago utari urukwavu rwisasira batatu. Ni nko kuvuga ngo dufite ikijumba kimwe njye nawe na Notben twagisangira, ariko abantu bigize barusarura mu nduru cyangwa maraya za okopale. Nyo njye narabanje rero ndacyakomeye ku muco wanjye, nzi ko aho mwago utari urukwavu rwibasira batatu. Ubwo bongo tubana batatu cyangwa babiri nibo bantu dukomeza kubana. Ntago nshaka ubushuti bw'abantu tutari kumwe koko. Banakubeshya. Nta n'ubundi nshuti nshaka umuvandimwe ko ntawigira. Bayibabaje cyane kubona Madafake nabakatiye. Bayibabaje cyane kubona umuhanzi ukorera imbaga y'abantu benshi, aba naba star babakorera umuziki abantu benshi naba influencer, ariko kugeza avuga ngo nta nshuti nshaka, nta muntu nshaka ngewe nzagira petit frère, nzagira n'undi uzamfasha, ariko man abandi bose ndabakatiye. Nawe nubivuge nabi shaka ya nshuti atari ya rusaramu ya indi umumaro. Singibye ngo nta amafaranga nta mashyitsi, tubane gusa nta nyinga mu bibi no mu byiza. Wasa Nyine tubinshuti urakoze cyane ndanakomeje. Bro, mbere ko ugenda ngo mbaze ikibazo cyanyuma. Kihe? Ndagira ngo wenda udusezere n'abantu badukurikiye ko n'abantu baba bagukunze, n'abantu baba bakunda ibintu byawe. Yo, ni General Sporifo umungu wanyu, umungu mukuru mu gace. Kora subscribe kuri Ivuka TV. Ni umungu wanyu bine. Nago mwambashe niyo mwaza muri bane.